Okay, reka turebane uburyo ushobora gufungura account kuri BETPAWA ugashyiraho amafaranga ndetse ukanabetinga ari wowe ubyikoreye kandi ari ubwa mbere. Wowe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, icyo usabwa gukora ni ugukora subscribe. Okay, uraza hano kuri Chrome yawe cyangwa Google bitewe n'iyo ukoresha nyine, wandikemo BETPAWA irahita ifunguka gutya, wongera ukandeho hejuru. Nugera hano ngewe urabona ndi login, nicyo ngiye gukora, ngiye kujya log out kugira ngo urebe uburyo uzajya ujya login kuri telefone yari yose, noneho ukanakora log out. Ngiye kwanza nkore log out, noneho duhite dufungurana account. Nimara kuyifungura kiriho amafaranga namwe ubyibonere. Okay, we kubera ko ari ubwa mbere udafiteho account wenda ugiye kwiyandikisha, urabanza ukanda hano handitse join. Ariko niba usanzwe ufite account urakanda hano login. Shaka kuba barayifunguye kuyikoresha bikakunanira, nabyo byaza kugufasha. Ariko reka tubanze dukorane join kubera ko ari ubwa mbere wenda dusuppose ko ugiye kwiyandikisha, urakanda join. Nukanda join urabona hano hantu handitse iyi nimero ya telefone. Hano handitse nimero ya telefone. Aha, urashyiramo nimero yawe ya telefone, hano ushyiramo password y'imibare 4. Yego, hanyuma uraza guhita ukanda muri kano kantu kanditse ko wujuje imyaka y'ubukure. Hanyuma noneho icyo uri bukore, uraza gutegereza wenda reka mfate nk'ino nimero yanjye yirimo, noneho mpindureho nk'umubare umwe kuko wenda izindi zose zararangiye. Wenda reka nshyireho 9. Wenda nkoreshe password 1 2 3 4. Wana ko ninganda hano barahita banyereka ngo kanda hano join, hano hande hisandike icyatsi imite nkandaho. Buriya account yabirangije kwifungura, dore nk'ibi. Noneho reka kubera ko umaze kubona kufungura account, reka nge log out nkore login kuri ya account yanjye, noneho ubundi duhite dukomezanya nawe wirebera noneho ukuntu urabitsa amafaranga, ukuntu uri bubikure. Okay, ubu ngiye login kuri account yanjye. Uraza kubitsa gute? Ni ukuvuga ngo ibintu byose niba ubaye uzi gusoma neza biraza guhita bigufasha. Uraza kujya hano handitse account, wahabonye ukandeho aho ku ruhande. Nuko ngo hano ubundi niho ibintu byose bibera ku bintu bijyanye na betting. Deposit, rino jambo riri hano deposit bivuze kubitsa amafaranga. Iyo ukanze hano ku cyatsi ushaka kuyabitsa nyine, wakanda hano ukaba ushaka kuyabikuza kuri kano kandi kanditse withdraw. Reka tubanze dukande deposit. Deposit ni ukuvuga ngo rero hano deposit ubundi sigaye ikorwa gute? Ni ukuvuga ngo mbere ntago BETPAWA yakataga mu kubitsa amafaranga, ariko ubu ngubu ku mafaranga ubikije basigaye bakata 3% n'amafaranga 60 ku mafaranga yose ubikuje. Reka wenda nshyireho 100 kubera ko ari ko kukwereka. Ni ukuvuga ngo nikiraho 100 barankata 3.10%. Ubwo arageraho 96. Ni ukuvuga amafaranga yose ubikije bakata 3%. Ariko wajya kubikura bagakata 60 yonyine. Ni ukuvuga ngo niba ubikuye 10,000 barakukata amafaranga 60. Niba ubikura 100,000 barakukata amafaranga 60. Ariko kuyabitsa barakata pourcentage ya 3.10%. Ngira ngo urebonye ko mbikije amafaranga ubu ngubu ndibaza ari nkaho yagezeho, kuko kubitsa amafaranga hano no kuyabikura ni ibintu biri toto cyane. Urabitsa na telefone ukabikura na telefone, terengara ya 96 yagezeho. Noneho rero ubwo tugiye gutangira ingingo bita kubetinga, kuko urabona kubitsa amafaranga byo wabibonye. Okay, nuko kubitsa amafaranga kugira ngo utangire kubetinga. Noneho rero muri hangana ndarwaye akagripe ariko nta kibazo. Urabona hano hantu handitse menu munsi.
ukabona hano hantu handitse sport, ukabona hano hantu handitse hari utudomo dutatu. Ni ukuvuga ngo hano hantu niho hazajya hagufasha igihe cyose mu kubetinga. Ni ukuvuga ngo iyo dukanze hano hejuru ku tudomo dutatu bimera nk'uko ukanze hano kuri menu, kuri turiya tudomo tune ahari ntabwo ari dutatu, bimera nk'uko ukanze kuri menu. Reka mwanze nkandeho urebe. Ni ukuvuga ngo ino menu iyo ukanze kuri turiya tudomo dutatu cyangwa ugakanda kuri menu hahita haza ibintu byose BETPAWA icuruza. Kuko reba nk'ubu ngira ngo urabibona, niba uzi gusoma urabona, reba nko hejuru sport, live, casino, aviator niho biri, dore ngibi za Premier League n'ahandi hose. Noneho reka dusuppose ko ushaka gukanda kuri Premier League niho ushaka kubetingamo, urakanda nyine kuri Premier League. Ni ukuvuga ngo imikino ya Premier League yose iraza. Ni ukuvuga ngo reka nze nkwerekane imikino ugura iba yishyira. Reba hano hantu hasi hegeranye na hano ukanda ugiye gusubira inyuma. Dore nk'ubu nkanzeho hahise hajyamo rimwe mo hano hagati. Nkanze wenda kuri Tottenham gutsinda Leeds United, hano ko imikino y'isi bibiri, imikino ikaba itatu. Ni ukuvuga ngo hano hareba imikino niho uhita ukanda iyo ushaka kujya kuyibetinga. Sinzi niba uri kubyumva neza. Ni ukuvuga ngo urebye hano hantu ahangaha niho imikino ijya ubundi muri make. Nka kuno niba uguze ikipe imwe ukongera ukagura iya kabiri niho zihita zijya gutya, dore zise zibe enye. Nongeye gukanda ku yindi zihite zibe eshanu. Ni ukukwereka ntabwo ariko simbizi ko byatsinda. Noneho niba nka Premier League uyihaze cyangwa ubona imikino uyimazemo ushaka nko kujya kubetinga ahandi, icyo ukora ni iki: urongera ugakanda hano hejuru kuri menu hamwe nakuretse kuri kwa tudomo dutatu, ukavuga ati kamite mfatana noneho La Liga, ugakanda kuri La Liga igahita iza nayo, ukongera wenda ukavuga ngo Sasuna iratsinda gutyo. Noneho dore akandi kantu ngiye kukwereka. Ni ukuvuga ngo hari nk'igihe ibyo udashaka kugura biba atari wini gusa. Dore iyo ukanze hano kuri iyi mibare iri hano kuri ino mibare ibiheruka hano, iyo ukanze kuri ino mibare ibiheruka ugakandaho gutya, bahita bakuzanira ibindi bintu bacuruza, amawova, amakona. Ni ukuvuga ngo byose uko ugenda ukandaho niko bigenda bifatana. Dore nka buno uburakise kijya kubya nene naguze bya Premier League n'ibindi bintu, ugahita ukanda no hamwe nakuretsemo hagati, ugahita ujya ku mikino. Noneho kubetinga uraza selectione, uraza ufata ipare yawe gutya, amakipe yose watondetse umanure. Uraza kubona uno mwanya, uraza kubona uyu mwanya hano, uyu nguyu uhera mbere y'aho amakipe ahera, niho wandika amafaranga. Kavuga ati ndashyiraho ifaranga rimwe, nkwibutsa ko hano babetinga ifaranga rimwe. Ni ukuvuga ngo hano rero umusoro aho usigaye uteye gute. Ni ukuvuga ngo hano nabo nk'abandi basigaye basoresha 25%, ntabwo bagisoresha ku mafaranga ubikuje. Mbere bari barabyishe basigaye bakata ku mafaranga ubikuje, ariko barabikosoye basigaye bakata ku ipari. Okay, numara kwandika amafaranga urahita ukanda press bet, utegereze dore ipari yawe yagiyeho. Noneho rero uraza kwibaza ngo ipari yawe yagiye he, uraza no kwisuzumira ko gusuzuma gute ko yariye. Ni ukuvuga ngo ubundi ipari yawe ibiri hano ahangaha ubona siribanze hano handitse my bet, niho uraza gukanda igahita bakujyana ku ipari yawe. Nk'ubu dore ipari yawe uramutse urebye neza, ipari yacu ifite amakipe 6 ariko nta n'imwe yari yatsinda. Ni ukuvuga ngo iyi imwe itsinze iraza rivaho, wenda akavuga ati ubwo imwe yatsinze asigaye 5 gutyo kugera zirangiye. Niba ari imwe waguze n'iryo barahita bakwishyura amafaranga yawe aze hano hejuru. Niba wahiye uraza kuyisangamo hano muri set trade ariko yanditseho roast. Noneho nuzu ugasanga wenda nk'ipari yawe gutya, uraza kuyikandaho bakwereka amakipe waguze ko nameze. Dore
ubu ntabwo zirakina. Noneho kubikura nuza kuba wariye tugiye kureba aho bikorerwa. Kubikura uraza kuzana hano handitse account, hano nakweretse ukandeho. Numara gukandaho urahita uza hano hejuru handitse withdraw, hano hejuru uhita ukandaho, uhita wandikamo umubare w'amafaranga ushaka kubikura. Nkibutsa ko basigaye bahera ku mafaranga 120. Ubikuka ngo amafaranga yose ugiye kubikura bagukata amafaranga 160. Icyo ngicyo nizere ko cyo amafaranga yose ugiye kubikura bagukata amafaranga 60. Niba ugiye kubikura 1000 bakata 60. Niba ugiye kubikura 10,000 bakata amafaranga 60. Sawa, noneho kora subscribe niba ugeze hano hantu ukiri kureba ino video. Ubutaha dushaka kuzarebana no ku bindi bintu byinshi bishobora kugira umumaro. Sawa, ciao ciao.